se mpabuje byo ndavuga ko ari byo nkuko uteye neza hamana we agataye keza kandi kada nawe umaze guhaga umaze guhabwa se gore abanyakobuje ukabona yuko amaze afite amataye meza kandi sisi nyamara nigi ryahanuye inyoni sunsuzuguye ko ndi muto ubu uraje wa mukobwa we uraje umbwira ngo usubize wanyu mu cyaro nimba ugiye kujya ukontorora ugiye kujya umenya ko umugabo wanjye ari mwiza uraje ngo usubize wanyu mu cyaro nkwiyamye kuzongera kumenya ukuntu ufata umugabo wanjye uhereye none nyamara nuwanze kumva ntiyanze no kubona oya ndakwiyamye singaho turi reka uzisame wasandaye bofure bamutware nzareba uko uzasigara ndakwiyamye rwose niba mutwara ntabwo uzaza kuntunga Sekiboki noneho ko wagorobereje ahangaha si iminsi yose umuntu ahora agenda nta nubwo nshobora kwicara ngo ncunge bizinesi yanjye icyo kibazo nicyo nahoraga nibaza nshaka kukubaza ntabwo iminsi yose wahora ugenda no kuri telefone ndakora ngewe abantu wari ukumbuye kugira ngo ugorobereze ahangaha kabisa akazi k'ahangaha hari igihe mbona kambanye kenshi nkeneye umuntu uba uri muri kontwari oya maze iminsi ufite abakiriya benshi narabibonye muri rikodi za buri munsi ni ikibazo ariko ni byiza nicyerekana ko muri gukora neza kabisa pe turi gukora pe nta kintu wadushinza ndakeka ntabwo iminsi yose umuntu yajya kuri tere ntabwo umuntu yajya ahora agenda umuntu aba agomba no kwicara akanakurikirana nk'ubu ngubu nk'ifishi ejo nabonyemo hari ahantu wakoze ripoti nabi warikodinze nabi muri sitoke harimo ahantu harimo akabazo urumva ntahari se nabibona uhanyereka inkosore sibyo ngomba kugira igihe nanjye nkaguma kuri bizinesi yanjye nkamenya ibyagenze neza muri iki cyumweru bitagenze neza sibyo okay ese hari n'akandi kabazo mura numva nshaka kukubaza umukiriya mura numva ngo bosi ninde umukiriya mpora numva ngo bosi hari n'izina agira ni bosi nadi niwe uri kumbaza gutyo ibyo se ibyo bintu bya bosi wabyumvishije kwanza wabyumvishije he abaseriveri bagenzi bawe baba bari kuvuga bosi warumva bafite amatsiko yo kumenya bosi nyine ngiye nshaka kumenya izina rye kabisa noneho ngewe ndumiwe musikiye mwicara mukaganira ku by'abakiriya se kuki mwibajije kuri bosi nyine numvaga nshaka kubimenya kubera ukuntu mba mbona iyo ari buze hano mba ninde umuseriveri wabikubajije kikiye kibazo mko kikiye kibazo ko mbona kwisisimbye hano ko nahoze mbona wicisha hano bite byawe uri kujyayo ukava he uve hehe hano hirya naho ngaho mu buru ubwenge mwisigaye mwirwa muvuga mubazabaza nta n'isoni uraho utaramenya bosi uwo ari we nzi bosi ariko ntabwo nzi izina rye bamwita Emma umwe wundi wavuye hanze ejo bundi umugiza wifunze mwe nababwiye ati nimujya mubona aje mujye mumukoraho yitwa Emma cyangwa Emmanuel Emma Aymate nuriye niwe warakabaye uri kumbaza iryo zina ntabwo narinzi izina rye nanjye wambwiye kwakira bosi ntabwo wambwiye izina rye bosi ni uwo nguwo kandi si ngombwa ko buri wese uri we hano uramuzi ntabwo ibyo bishinzwe nk'umukozi uriya ni bosi ni Aymate ni Emma nta kindi kirenze icyo hari ikindi kintu ushaka kumenya murakoze cyane so rero nawe wakomeza mu kazi aribyo narindi muhari raporo narindi gukora wakikomereza akazi sawa gado karame mabuje umeze se kabo imeze neza mabuje n'icyayi ariko umeze neza ikibazo se kandi wavuye mu cyaro urwaye imyate utazi kwiyogoshesha mabuje wagiye urekana yo kunserereza naje ngwaye imyate koko naje urwaye imyate rwose wagiye ureka kunsebya oya ntago ari kumusebya nawe ntubizi se wowe
reka kunsebya ni ukuri njye naje meze neza nta kibazo ariko n'ubundi urabona ko nta kibazo mbaye mbese kado iki ni igiti kiri aha iki ni igiti kiri hano ese iki ni itorosho mabuja kiri kuhakora iki se kuri mabuja nyine natoroshaga hariya nakuragaho twanda mba nyirambitse hano nibagirwa kuyihakura none se ko mbona boss wawe yavuye mu mahanga ejo bundi akabaza akikoza hano iminota ingahe agahita asubirayo ntabwo amenya ikibazo boss wawe afite ako mabuja njye mbona ikibazo nta kibazo afite pe oya nawe ntabwo wayoberwa ikibazo boss wawe afite nzi ko muri inshuti ese ubona mbona nta kibazo pe ko se wowe waba nta kibazo uzinjye akaba nibyo ukimenya njyewe none se cyagihaza ko nabonye muri kongorerana ni ibicyara ariko kubaza kandi nyine hagiye abarambwira ngo mu mahanga bimeze bicyana ari namubwira ati subu nzagerayo gute mu mahanga koko boss ariko mubwira nyine ese kado ko nabonye hari ibintu uri kumubwira wamba wari ukambwira ikintu mwari muri kuvugana wamubwira namubwiraga ako se ubundi boss uramwibazaho ibintu byinshi kubera iki ko mbona umeze neza agufashe neza umeze neza nukuri pe ibyanjye na boss ntabwo bikureba ndakubajije ngo kasigaye aza akikoza hano iminota mikeya ni ikihe kibazo gihari ntabwo nkubajije ukonsa gusa mpabuje ibyo ndavuga ko ari byo nk'ukuri uteye neza hamana we agataye keza kandi kada nawe umaze guhaga umaze guhabwa se ureba nyakobuje ukabona yuko amaze afite amataye meza sana nafite iki kibazo ko mbona uje kumagarara hejuru hari akantu nashaka kugusaba kandi ushaka kumbwira ucyajagaraye kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere na n'ubu naguze ikintu cyakuzanye ikintu cyakuzanye urakizi sore ndakizi uracyajagaraye muri bya bipantaro uracyagize gute ufite ikihe kibazo kwanza ushaka kucyumva nashakaga kugusaba wazaretse nanjye umunsi umwe nkakira boss jya utekereza ko hano ngenera abaseriveri kwakira abakiriya utekereza ngiye ko hano hari umukiriya nemerewe kukubwira ngo wakire uyu n'uyu ahangaha ikintu cya mbere gikora disipurine kwita ku mukiriya kwambara neza ugasa neza ugahora uri umukobwa kwa kibakwira ibipantaro byawe se ibipantaro urabona wari wambona naje ku kazi njyewe njagaraye nk'ukuntu ujagaraye nuko hari hakonje hari hakonje abandi bariya bose ba Nadia ba Mimi ugeze ubona bambaye nk'uko wambaye ikindi si njyewe ugena abantu ugomba kwakira please witwaye neza please umukiriya kwishimira akaza avuga ati nshaka ko runaka urumva uracyafite gukora cyane kora cyane biza kumbwira ngo ndashaka kugusaba njye ntabwo ngenera abakozi banjye bazi icyo bashaka abakozi banjye bagomba kunshimisha abakozi banjye bagomba gukora neza nukomeza kujagarara ntabwo biri buvemo sawa nta kibazo genda jya mu kazi ureke kujya ukuremo n'icyo gipantaro vayo namubwire vayo ibintu nakubwiye wabyumvishije yego nabyumvishe kado karame mawe nutambwira ibintu mwaganiriye na boss wawe ndakwirukana ako se mabuje wajya ureka uranyirukana rero ukuntu avuye mu cyaro meze none wajya ureka basi babara wenda nago ngaho mbwira ibintu mwaganiriye numara kubimbwira ntabwo ndi bukwirukana ubwo ndakongerera umushahara se mabuje ko ibyo twaganiye nakubwiye twaganiye ukuntu yavuye mu mahanga ukuntu mu mahanga hameze ibyiza bibayo kose mabuje kwandenganya ko ubwo wambwije ukuri ko nuramuka umbwije ukuri ibyo waganiriye na boss wawe ndibuze kukongerera amafaranga ku mafaranga uhembwa reka n'ibyo ngibyo nta bindi twaganiye ukuntu yavuye mu mahanga ambwira ibyiza bibayo Kado karame boss vitesi ni byiza boss makuru meza bitesheje none se muri kuganira muri muzihe dosiye na Kadogo Kadogo yewe nari ndi kumubaza amakuru y'iwabo ndi kugira ko yakeye nokora ese Kado nibyo nta kibazo pe umeze neza meze neza sheri ko utazi izuba se numvaga aricyo ndi gushaka cyangwa warwaye oya ntabwo ndwaye sheri ntabwo ndwaye nibyo ndabona wageze hano oya ntabwo ndwaye ntabwo urwaye hari icyo wabuze ariko nari nakubuze nyine wari wambuze noneho ndaje karame
mama rwose bofu waje muraho umeze neza Fifi. karame amakuru ni meza Hey, nari umukumbuye ni ukuri ndaje. ako sisi wagiye wakira bofure koko ntabwo urakaje unaniwe rega Fifi karame Fifi ufite ubwenge rega ibwo bofure rega turagukunda niyo mpamvu ndabizi ariko sheri wanjye nyine ni uko yibereyeho nyine nakereka nkwakire ariko ndamwemera n'uwisezerano sibyo nta kibazo reka njyane bofure banze ni agakira wowe urebemo ariko ntucure mukuru wawe ndebemo ntucure mukuru wawe ntago mucura n'akadogara akantu namuzaniye sibyo kado umva ubu ngubu ngiye kureba sisi ndaje mubwire ibyo nari ngiye muherekeze kukubwira jyana Agiye kureba ndaje mubwire ibyo nari ngiye kukubwira reka kumuvuza nyine nari mutegereje yego ndanyishimiye cyane ngaho haguruka ngaho muhobera nzajya nkubwiza guhobera ariko hejuru imbaraga mbega wowe ngaho tujye mu nzu tujye kuganira basi ese sore kuki uhinda kuki ushya bigeze hariya iki se kandi erega ejo nabonye wifata uragenda ujya kubwira kibakwire ngo ushaka harya ngo kugira ute umva nanjye nyine nari ngiye kumusaba kuzakira nyine bosi nanjye nkakira bosi nkafata ku mafaranga y'abakire nyine agatipu ukagira gute nkafata ku gatipu k'abakire ariko urasetsa uzi ko usetsa ubwo se utekereza yuko kibakwiriye kwemera ko ujya kwakira bosi umva ntushobora kubyumva yaranyishe yarakoroheye ahubwo njye naranumiwe ahubwo Erega shambe n'undi munsi ntuzongere yaranyishe sha ahubwo se mva nkubaze rata ubundi barakundana ubundi bimeze gute wese ubibona ute njye mba mbona nyine iyo bosi ari buze kibakwira aba yahinze ibintu byose yashyushye mana nyiringabo sha njye si nk'ubwo kibakwira kumvishije uri kumuvugira bosi ngo noneho yanyica kuruta uko yaranyisheje ariko noneho wagiye no kubimusaba wambaye ibideshire byavuye pose mani ariko njye ariko nkubwire urumva uriya mu bosi uko mba mbibona sha mbona kibakwira mwemera pe dukoranye igihe kinini mutari mwanazi ariko iyo ari buze hano ibintu biba byahinduye isura ashyiramo n'ibirungo uzi ariko uniyitaho iyo ari buze hano ubwo kandi ibyo nkubwanga aba yashyushye ariko asha warakuba mu bakozi ahubwo nabonye ugira umunwa utazibeshya dore ngo arashimye utazibeshya none ejo wagiye kumureba ngo umubwire ngo ese ngo waritse ngo nari ndi kukumva rega ndi mu idirishya nyine nari ngiye kubimusaba ariko ntabwo nshaka kuvuga ibiganiro byanjye nawe none uzakora igishoboka cyose nyine kugira ngo ukunde ufate tipu ujye kumubwira ngo naravuze nzakuniga risubize ubwo si ukuntu yangize ejo sibyo uratekereza nuko njya gusubira imbere ya kibakwira ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye gukora cyane hasi hejuru ibintu byo kuzongera kwambara ipantaro mu kazi imyotero wenda urebe ko wakuramo kibakwire simbona mufite amataye angana baza namukuyemo noneho ni ukuncyuhiriza ubutaka gucamutse oya ntabwo byagera kuri urwo rwego ahubwo yahita kwirukana oya noneho ngewe ikintu nshaka urumva ntabwo nshaka kubatandukanya pe ikintu nishakira ubizi cyanzanye ni uduceri kubatandukanya se ubundi urumva wiyamenya ibyo kibakwira nawe ukireba ubona ari ahantu muhuriye ntabwo urwo rwego rwo gukuramo kibakwira rwo narugezaho cyambere ni udufaranga mba niki nanjye byaranyobera ariko nyine warabibonye iyo bose ari buze nawe urabibona kibakwira aba yahinze ahantu hose reka sinakubwira makiyaje akambara imyenda myiza gukontorora no mu mashamba hari ahatagera njyewe numva nifuza kumenya uriya muntu azabagwa ubundi se buri uriya mu bosi agira umugore plutôt ahubwo nakabikubajije sha wenda wowe umwakira nta nubwo se mujya muganira ariko njye mbona wagira ngo ni umugabo wubatse mbona ashaka kuba afite n'abana ahubwo nanjye mba mbona akuzemo ukuntu nyine nuko ari ba bandi baba bafite amafaranga ntibasaze cyangwa ntibagaragaze ubukure ariko mbona kibakwira ari umwana we kibakwira ni umwana muto cyane urasa arumva afite imbaraga zo kuziyaminiya kujya guhungana n'umugore akagonga mbese ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo bose aramutse ashatse kibakwire
kibakwira yababonye mukeba are ureba ubona uriya mugabo afite umugore woroshye ye mugore ko yaba ari isasu ubwo urumva yoroshye iyo urebye uriya mugabo ubona yashaka umugore woroshye nta umugore ashaka kuba ari isasu pe nubwo umuntu atamuzi rizabaturikana mwembi kanigende njyewe se rizamuzikana ahoko sisi ngiye hari ikintu nashaka kukubwira ndakumva mbabarira ariko byumve ndakumva neza sisi kuki utajya wakira bofure umufate neza uzi ko anaza ananiwe n'umwakire n'igikapu niyo mpamvu uza wishanutsa uza kunyakirira umugabo sisi ndishanutsa ntabwo mba mwakiriye oya guhera uyu munsi ndakwiyamye sinzongera kubona ujya kunyakirira umugabo nyamara sisi ushaka wanyumva oya ndakwiyamye umugabo wanjye ngenzi uko tubanye ntabwo ari ujya kunyigisha uko mbana n'umugabo wanjye ako sisi umva nkubwire basi reka tuganire nk'abavandimwe sibyo subiza uko dukundana umuvandimwe wawe nta kintu umuhishe genda ashaka kugira inama uzajya wita kuri bofure mu gihe atashya ananiwe urabibona ko ni umusirimu n'umuntu mbese umeze neza kandi adufashe neza yatwakiriye twese nk'abavandimwe iyo umuntu avuye ku kazi bamwakira ibaga ahetse bakamuha silipa zo kwambara bakanamuha karibu mu nzu bamuteguriye icyo bamwakiriza umva fifi nkubwire uhereye uyu munsi sinzongere kubona bofure wataha ngo ujye kumwakira igikapu ako sisi ndakwiyamye guhera uyu munsi ntabwo ushinzwe kumenya uko mfata umugabo wanjye ako sisi ntabwo twari tugiye kuganira nk'abavandimwe none se kubirakariye oya ntabwo nshaka wowe ungana gutya umwana nahetse uze kunyigisha ukuntu ngiye gufata umugabo wanjye neza ndakwiyamye ntuzongere erega sisi ntabwo nkwanga kandi nishimiye ukuntu ubanye na bofure wanjye oya ndabyanze ntuzongere noneho rero ndanakwiyamye kandi basi reka nkwisabira akandi kantu kamwe ntabwo wishimiye kubana n'umugabo mwiza nk'uriya ariko ubundi ubwirwa n'iki ko umugabo wanjye ari mwiza kandi sisi nyamara n'igi ryahanuye inyoni sunsuzuguye ko ndi muto ubu uraje wa mukobwa we uraje umbwira ngo usubize iwanyu mu cyaro nimba ugiye kujya ukontorora ugiye kujya umenya ko umugabo wanjye ari mwiza uraje ngo usubize iwanyu mu cyaro nkwiyamye kuzongera kumenya ukuntu ufata umugabo wanjye uhereye none nyamara ntiwanze kumva ntiyanze no kubona oya ndakwiyamye si ngaho turi reka uzisame wasandaye bofure bamutware nzareba uko uzasigara ndakwiyamye rwose niba mutwara ntabwo uzaza kuntunga